twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ku nyungurana bitekerezo ku by'uru rugendo rujya mu ijuru. Mu by'ukuri umukristo atangira urugendo abona rworoshye, ariko hari aho umukristo agera bikamugora. Ariko kandi ntabwo umuntu w'Imana cyangwa umuntu wese akwiriye gucika intege, kubera ko mu ijuru hari Imana ishobora kumurwanirira. Ndagira ngo mbanze ndirimbe umuririmbyi wa 179 muri nyimbo za wokovu, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza, nk'uko tumenyeranye hano kuri Arabohora TV. Mwese ndabakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana no kuganira ku byururutsa umutima. Nta kindi cyazanye Yesu ni ugushaka icyari cyarazimiye. Imana ibaha umugisha nkora umurimo w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana iduhana umugisha. Ushize natangiye kubabwira ko tugiye gutangira n'ishuri rya Bibiliya, tukajya twiga online. Rero ababyifuza muzaca mu gikari mutubwire nk'amasomo mwifuza ko twabigisha online, hanyuma mukomeze kugubwa neza kuri Arabohora TV. Imana ibaha umugisha. Reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, uri Imana ikiranuka, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yihagije, uri Imana izi umuntu wese n'ibyo acamo n'ibimugoye. Uzi abari mu bitaro barwaje, uzi abari mu mago babajwe n'umubiri, uzi buri muntu wese ku cyiciro arimo n'ibimuremereye byose. Kandi tubizi neza ko uri igisubizo cy'abakwizera, uri igisubizo cy'isi. Igihe isi yabuze umuti, wowe uri umuti w'isi. Urashoboye, ufite imbaraga, ufite ubwenge, ikintu cyose wagihamagara mu izina kikakwitaba. Widushyigikire uyu mwanya w'ijambo ryawe, kandi umuntu wese azaruhurwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Reka turirimbane iyi ndirimbo gato. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na hutasikia injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyama za huko, uliyerikata neno zuri la Mungu utaka wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kumushangilia Mwokozi.
wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kumushangilia Mwokozi. Atakusanyanga no kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote watatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Yesu abaho umugisha. Umuririmbyi ndamukunda, akunda kuvuga ngo azakusanya ibisarurwa kandi umurama uzatumurwa ujyanwe mu ngarani cyangwa mu muyaga, ariko abakoreye Imana neza bazaruhuka kandi bazabana na Yesu mu bwami bwe. Yesu abaho umugisha. Hano hari amagambo nshaka ko tuganira ari muri Yohana 17:20. Ubundi ntego iravuga ngo kubana n'abantu bose amahoro. Ijambo ry'Imana mu Baroma 12:18 ni nayo ntego turi buganire. Iravuga ngo niba bishoboka mu ruhande rwanyu mubane n'abantu bose amahoro. Kuko ijambo ravuga ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Ntabwo ushobora kubana n'abantu amahoro utejejwe, kuko biragendana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Niba bishoboka murwanye uruhande, mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Impamvu Paulo yahuguye Abaroma akababwira no magambo nuko yarazi ko hari abantu kubana nabo biragorana, hari aho bigora. Niba iri jambo rivuga ngo niba bishoboka mu ruhande rwanyu mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Imana irabizi ko bitoroshye, binaterwa na wa wundi kandi mubana cyangwa uwo muturanye ashobora kukugerageza, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo wowe kubikureba ngewe ngomba kwitwara nte, ngomba kubana n'abantu bose amahoro. Yesu ashimwe cyane. Hano haravuga ngo hari isengesho Yesu yasenze riri muri Yohana 17 umurongo waho wa 20 kugeza kuri 23. Ni isengesho Yesu yasenze aravuga ngo Data, ndasabira abangaba n'abazanyizezwa n'ijambo. Yesu yagize uburyo asengera abigishwa kuko yabonaga ko hari abandi bantu bazakizwa. Yesu ashimwe cyane. Yakureberaga kure akakubonera mu mugambi w'Imana. Aho yavuze rero ngo Data, ndasabira nabariye n'abazanyizezwa n'ijambo. Imana itugirire neza. Hano rero ntabwo yigeze asabira abigishwa gusa, kandi biragaragara ko ari bo yabwiraga. Ntabwo yasabiraga abigishwa gusa, yaravuze ngo mu ruhande rwanyu mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Ntabwo ari ukubana n'umugabo n'umugore gusa, oya, mu ruhande rwanyu n'ababandi. Noneho kugira ngo abantu nibitegereza bahimbaze Data wo mu ijuru, cyangwa abantu nibabitegereza bahimbaze Data wo mu ijuru, hariho Imana yashobora gutuma abantu babana. Muri kino gihe imitima y'abantu irakomeretse, usanga abantu babana n'ibyumba by'ibikomere byinshi. Ariko nubwo hari abahemukiranye, hari igihe abantu baguhemukira, hari n'igihe nawe ubahemukira, ariko ijambo ry'Imana riraguha umuti, rirakubwira ngo gira umwete wo kwezwa, gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Hari Imana rero ishobora gutuma abantu babana amahoro.
hari igihe abantu bahemukirana ugasanga barashwanye. Yohana 13:34 aravuga ngo itegeko rishya mbaha uyu munsi mukundane nk'uko nanjye nabakunzi. Imana itugirire neza. Ntabwo uru rukundo Imana ivuga ari rwa rukundo papa wawe na baba wawe bakundana, oya, ni urukundo rw'abana b'Imana. Imana itugirire neza. Ngo ab'isi nibabareba bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ab'isi, Imana irakangurira abizera abamenye Yesu ngo bagire umwete wo kwezwa. Iki si igihe cyo kurangara, iki si igihe cyo kwinezeza, iki si igihe cyo kugira ibitotsi ngo usinzire unanirwe gusenga. Iki ni igihe cyo kuba maso. Urukundo nkunda mugenzi wanjye ni wa wundi udakundika. Iyo Imana ikubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, hari umuntu ureba nyine ukabona wamukunda, ukabona arakunditse, ariko hari na wa wundi udakunditse. Bibiliya rero igusaba gukunda ni wa wundi uriyubona ko adakunditse. Birakubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo ari urukundo rw'abafiyansi, oya. Ntabwo ari urukundo rw'umugabo n'umugore, oya. Ntabwo ari urukundo rw'umuvandimwe, oya. Kunda n'abandi mutagize icyo muhuriyeho, mukunde. Reka mbaho urugero muri ukuntu iki cyanditswe kigoye. Abantu benshi barakivuga ariko ntibagishyira mu bikorwa. Niba ugiye kwigurira akenda keza, kagurire mugenzi wawe, wa wundi wanga. Nibwo Yesu ngo nibwo abantu bazabamenya ko muri abigishwa banjye. Hano rero haravuga ngo urukundo nkunda mugenzi wanjye nirwo ruzagaragaza uwo ndiwe. Mwicishe bugufi munsi y'ukuboko k'Uwiteka. Imana itugirire neza. Kuko impamvu yo kwicisha bugufi ni iki? Ni uko Satani ahora azerera nk'intare ashaka abatontomera. Nimukingurira Satani azinjira. Reba umudamu wakinguriye Satani mu rugo, reba umugabo wakinguriye Satani mu rugo, Satani araza akabavuyanga. Satani araza ibyari umutomo bigahinduka andi mazina bitutsi. Imana itugirire neza. Ugasanga abantu ntibubahana kandi babana mu rugo, umugabo n'umugore. Bibiliya rero iravuga ngo mu ruhande rwanyu mubane n'abantu bose amahoro. Harushaka kuvuga ati ngewe barananiza. Niba banakunaniza, gerageza uko ushoboye ubane nawe amahoro ku ruhande rwawe. Yesu ashimye cyane. Kandi rero iyo ukinguriye Satani arinjira. Satani azakubwira ati dore uko areshya, dore ukuntu ari mugufi, ibintu nk'ibyo. Atangira kwereke ukuntu wowe ukwiriye kureka kubana na bariya bantu. Hari amazina banabyise. Ubu abantu bafite ibyaha by'ubusa. Imana irema umuntu ntiyigeze imuremana amoko. Yaremye umuntu mu ishusho yayo, imurema imukunze, ndetse ishyiraho iranavuga ngo uyu muntu nzabana nawe mu byago no mu makuba. Ariko iyo umuntu yahemukiye undi ukagenda ukamufata uwo guhemukiye ukamushyira mu mutima, uravunika cyane. Kandi uriya muntu we nta kibazo aba afite, nyine aba yaraguhemukiye, ariko wowe uravunika. Kugira ngo rero ubane n'abantu bose amahoro, hari icyo bigusaba. Icya mbere, banza wikuremo bya bintu bikuremerera. Wa muntu wumva waguhemukiye, wakugiriye nabi. Hari n'ukuntu abantu basigaye bahemukira abantu, akaza akaguhemukira rwose akakugirira nabi kuko azi ko unasenga. Akavuga turiya nimugirira nabi ndabizi ntazandega, ntazankubita, azasenga, azihangana. Ariko Bibiliya hari ikintu bivugaho. Iravuga ngo niba bishoboka mugire umwete wo kwezwa. Haleluya. N'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Reka turebe hano. Hano haravuga ngo Matayo 5:23 ngo nujyana ituro ryawe ku gicaniro, niba uzi ko ari wowe wakosheje, siga ituro ryawe ubanze wikiranure. Aha iyo ni Matayo wabivugaga. Akenshi turirimba
turirimbana ibyo bintu tubifite, ugasanga umuntu araririmba bifite, tukigisha tubifite, umuntu akabwiriza afite ibyo bintu, afite abantu yanga, afite amoko mu mutima we, afite abo yumva yabana nabo n'abatabana nabo. Reka tuvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hano haravuze ngo hari igihe abantu bagenda bakajya kudiyakona babifite, ugakorera Imana ubifite. Imana ikeneye ko tuyikorera, ariko nta nubwo ikeneye ko tuyikorera, ikeneye ko tuyikorera twera. Ikeneye kwera kwawe kuruta uko uyikorera. Kwitwa umukozi w'Imana utera, ibyo ni bibi. Uri umwesikoro, ubeshya, ugurisha impano z'Imana. Abahanuzi bo noneho muri iki gihe ni ibindi. Umuntu araza akagira udupfunyika asigata, Imana irambwiye ngo biraha. Imana idutabare. Yesu adufashe bene data. Tureke kubana n'ibyo reka kubana n'umuntu wakuremereye muri wo ngo umwikorere. Uramwikoreye muri wowe uravunika. Reka nkugire inama, we wakomerekejwe n'umuntu runaka, we wakomerekejwe n'abavandimwe n'inshuti n'umugabo n'umugore n'imiryango, genda ujye ku musaraba. Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, haleluya, nimuze musange ndabaruhura, ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza. Aho kugira ngo ugende uganirire umuntu ikintu kikuremere, genda ukiganirize Yesu. Mbere yuko ukibwira uriya muntu w'inshuti yawe, mbere yuko ukibwira umuyobozi, genda ubanze ubwire Yesu. Ubwire Yesu uti ni wowe uzaca imanza, nkuramo iki kintu, nkuramo uyu muntu nikoreye, unyambike imbaraga, unyambike gukiranuka, unyambike, oh haleluya, unyambike kwera. Imana itugirire neza. Hano haravuze ngo nujyana ituro ryawe ku gicaniro, niba uzi ko ari wowe wakosheje. Ni muri Matayo 5:23 kugeza 26. Siga ituro ryawe ubanze wikiranure. Akeshi turirimba dufite abantu twanga. Ugasanga umuririmbyi aririmba afite abantu yasuhuza n'abatasuhuza. Ugasanga umuvugabutumwa arigisha yiba abizi neza, akigisha abizi neza ko asambana. Ibi rero ntabwo ari by'Imana dukeneyeho bene data. Dukeneyeho koko twera, tubabera nk'uko nayo yera, tukabona kuyisavinga, tukabona kuyikorera. Hano haravuze ngo mbere yuko uza kunkorera, banza usubire mu rugo ukemura ibintu biri mu rugo iwawe. Niba washwanye n'umuntu mubana, umudamu wawe, genda ubanze ubikemure. Nawe mama, niba uzi ko waremereye umutware, genda ubanze ubikemure. Imana itugirire neza. Hari utuntu twinshi abantu bajya bapfa ariko tutari ngombwa. Ugasanga Satani aguteza ugiye mu materaniro, umukozi inkona arayishiririje, amavuta ukayamena, ukajya gutongana ibyashiririye, masogisi ukabura rimwe kabona irindi. Hari intambara nigeze kujya gukiza imeze gutyo. Akenshi ugasanga Satani yazanye utuntu tubahuzenza, dutuma mutumvuga rumwe, dutuma mutajya mu rusengero muri mu mwuka, kugira ngo akubuze ibihe byiza. Satani ni umwanzi w'ibyiza. Ukwiriye kuba maso, ukamenya ko hari ibiguhiga, ukamenya ko hari ibikuremerera, ukamenya ko hari imitego Satani agutega, ukabanza ukikiranura. Imana ibaha umugisha. Impamvu si yindi, Satani ngo ahora azerera ashaka abo yacashamira. Yabonye ko iteraniro ririmo umugisha, agahimba impamvu zituma abantu badafashwa. Imana irashaka kukuruhura. Imana irashaka kugutura uwo mutwaro. Imana itugirire neza. Hari ikintu hano, hari Abakorino Mariko 11:25 haravuga ngo mubabarirane cyangwa mubabarire abandi. Niba mvuye mu rugo hari icyo mfuye n'umuntu, nimbanze ngende ngikemure. Kubabarira ni ugufata umuntu wari wicaye mu mutima wawe kandi atanakwishyurira ubukode pe,
akaba yicaye mu mutima wawe gusa, nta bukode akwishyurira, gusa akirwa yicayemo akwangiriza umumaro. Musohore mu mutima wawe, umujyane ku musaraba. Imana ikugirire neza. Ubwire Yesu uti Yesu mpa amahoro yawe, mbone gukomeza urugendo. Banza ubibwire Yesu, arakugira inama, arakuruhura. Kubabarira si ikintu umuntu yihubwe. Kubabarira umwanzi wawe si ikintu umuntu ni ibintu byo mu bumana. Wenda mbahaye nk'urugero, ubu se nkanjye nari bubabarira abantu banyiciye gute? Byari ibintu bigoye. Ariko iyo wamaze gukizwa, hari ubumana buba mu mutima wawe, hari ubumana. Yesu yarabishoboje. Shobora no kugemurira umuntu wangiriye nabi, wanyiciye bavandimwe. Imana itugirire neza. Amateka abantu baba baragiye bacamo ni menshi, kandi amateka yagiye anadukomeretsa ni menshi, ariko Yesu ariteguye kukomora ibikomere wagize. Imana itugirire neza. Satani rero yikubeshya ngo akwangisha umuntu, akubwira ati dore niko yabaye, bariya niko bameze. Undi ugasanga ariko ubundi ngo rero niryo torero ryonyine. None se wazerera mu matorero ukageza hehe? Imana itugirire neza. Si cyo kibazo. Cyo siyo kibazo. Hano haravuga ngo buriya abantu benshi bihisha inyuma y'ikintu bita kubabarira, bagakomeretsa bagenzi babo. Akavuga ati azambabarira n'ubundi. Bibiliya irabimutegeka we kubabarira. Hago uzana ibisitaza, biravuga ngo uzana igisitaza azabona ishyano. Icyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi. Imana itugirire neza. Abantu mwumva urusyo mugira ngo ni ikintu gisanzwe. Urusyo ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ikibuye kinini kukiguhambira mu ijosi. Biravuga ngo icyiza aho kugira ngo ushyire igisitaza imbere ya mugenzi wawe cyangwa imbere ya mwenezo, icyiza nuko wahambirwa urwo rusyo ngo ukagenda ukizererana ugatabwa mu nyanja n'urwo rusyo. Imana itugirire neza. Urusyo ni ikibuye kinini. Kera nirwo bajyaga basyaho amafu, buro, amasaka n'ibindi. Aho kugira ngo umuntu agushe umwe muri babandi bato, niko Yesu yavuze. Hano aravuga ngo nawe reba, niba warakomerekeje umuntu ukaba wumva utamubabarira, wowe Yesu yakubabariye ibingana iki? Mbere y'uko uvuga, njyewe nigeze gukemura imanza z'abantu, umwe akavuga ati rwose dufashe tukubwire ibyatubayeho, tukubwire icyo twapfuye, ndabafasha ibishoboka byose. Ariko mu gihe ndi kubafasha, umwe aravuga ati rero, ati njyewe ndapfukamye musabye imbabazi ku byo yankoshereje. Undi nawe ahita avuga ati njyewe ntabwo ndi tayari kumubabarira, ngaho mbwira. Aravuga ati njyewe sindi ready kukubabarira. Ubu Yesu yakubabariye ibingana iki? Ubu Yesu yagutuye imitwaro ingana iki? Imana itugirire neza. Ijambo rye rivuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twebe. Niba Yesu akubabarira amakosa yawe n'ibyaha byawe, kuki wowe wumva utababarira mwene so? Kuki wumva bikuremereye? Kuki wumva utari ready? Uramushyira mu mutima ngo bikumarire iki? Imana itugirire neza. Reka rero nkubwire ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ufite amahirwe yo gukira icyo gikomere, yo gukira uwo mubabaro. Banza ubibwire Yesu, anakugira inama. Kubabarira si ibintu byawe, ni ibintu Imana ikora ubwayo. Imana iduhana umugisha. Hano hari ibintu abantu bajya bagenderaho. Matayo 11:28 haravuga ngo ibintu bine, reka mvuge ibintu bine nihuta. Igihe ugiranye ikibazo na mugenzi wawe, ntabwo ukwiye kuvuga ngo umurenzaho wera ibijumba, kumwe abantu bakunda kubivuga. Oya, mbere y'uko ubibwira umuntu wese, genda ubibwire Yesu. Mbere y'uko ubibwira inshuti yawe, genda ubanze ubwire Yesu ikibazo wagize, ubimuganirize mbere y'abandi bose. Ubanze ubwire Yesu,
Imana itugirire neza, kuko Yesu numubwira azakuruhura, azagutura umutwaro. Imana itugirire neza. Hano rero hari ibintu bine. Icyambere, ibintu bine, reka mvuge icyambere. Icyambere ni ukwihana. Kwihana ni ukwihana, gusaba cyangwa gusaba imbabazi. Abo dukunda kuvuga ni ukuvuga baduhemukiye. Twumva icyo Bibiliya ivuga, tubijyanye ku waguhemukiye, wowe wumva uri tayari kumubabarira? Imana itugirire neza. Umva uko Imana itubwira. Imana iratubwira ngo umva icyo ishaka gukora. Luka 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Mwirinde umuntu nagusaba imbabazi uzamubabarire. Buriya abantu benshi bihisha inyuma y'ikintu bita kubabarira, ariko mu by'ukuri badafite imbabazi. Imana idutabare. Mu Baroma 12 murongo wa 1 haravuga ngo ati nabambanywe na Kristo. Paul yaravuga ati nabambanywe na Kristo, ariko si jye uriho, ni Kristo uriho muri jye. Niba mbikoreshwa no kwizera Kristo, bijye bifatanya n'ubukristo bwawe nabwo bugaragare. Imana itugirire neza. Hari n'ikindi cyitwa gushyirana mu mucyo. Matayo 15 umurongo wa 17. Mwene so nakugirira nabi, mubwire mwiherereye. Numva atakumviye, ukabona uramubwiye uti iki rwose warandemereye, tusabana imbabazi, turi abantu, ukabona ntakumviye, uzamubwire mwene so w'umwizerwa, mukikemure muri hamwe. Nubona byanze, uzamufate nyine nka mwene so w'umunyamahanga. Uzabonye mwene so nyine w'umunyamahanga utizera, ariko ntago ari impamvu yo kuvuga ngo uzamwikorera mu mutwe, uzamubabarira. Ntago ari ngombwa ko tubabarira abantu badusabye imbabazi. Bibiliya ivuga ngo uwo muntu niyanga ngo ujye umuteza n'itorero naryo rimufashe. Nakunanira uzamureka, mufate nkaho hari umunyamahanga nyine kuri wowe. Ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Iyo umuntu yumva atari uriho, ari Kristo uriho muri we, hari ibintu bitamugora. Ntabwo kubabarira mwene se yumva ari ikibazo. Reka mbaho ubuhamya. Jewe nkizwa numvaga ntashobora kubabarira umuntu wanyiciye abavandimwe, mbireba n'amaso nkumva ni igikomere. Hari igihe umuntu yabagamo, wagenda imbere ukabona barasha abantu, waba uri inyuma ukabona barasha abantu, ukabona imihoro, umwe baramutemye, undi bamugize gute, ukajya kubona ukabona abantu muvuri muratemba. Ntabwo njye nari nzi ko nshobora kongera kugera mu isi ngo mbone amahoro, mbone isi igenda, mbone abantu ari bazima, mbone. Ariko shima Yesu waturemeye n'igihugu cyiza, akaturemera igihugu cy'umugisha, twongera tukagira umunezero. Ubu abantu bariyubatse, aho bageze hari n'ubwira uti jenoside yarabaye nk'abana bavutse nyuma ya jenoside, ukumva ntibabizi. Ariko watekereza ko wabinyuzemo ukagenda muri urwo rugendo rukomeye. Bene data, iyo tubaho ubuhamya, hari igihe mugira ngo ahari byari bitworoheye. Uzi kuba uri umwana w'imyaka 6 ukabona imbere barasha abantu, ukabona inyuma barasha abandi, ukabona imihoro iravugiriza impande n'impande, abantu ibihumbi bakagwa imbere yawe nk'uko Bibiliya ivuga, ariko ukabona urarokotse. Nyamara nubwo njye ndimo mbibabwira, hari n'abandi babinyuzemo. Ariko ikibabaje, bibagiwe aho Imana yabakuye, bibagiwe amasezerano bagiranye n'Imana, bibagiwe ukuntu bahize imihigo, akavuga ati Mana nunkura muri ubu buzima, Mana nzagukorera. Ugasanga abantu barabyibagiwe. Rero Bibiliya yaje kutwibutsa, ntidukwiriye kuba ari twe tukiriho. Niba koko twarizeye Kristo, ni Kristo uri muri twebwe. Haleluya. Ni Kristo utwara ubugingo bwacu, ni Kristo utumurikira, ni Kristo ugena imibereho yanjye, ni Kristo
utuma nambara, ni Kristo utuma ndya, ni Kristo watumye niga, ni Kristo watumye imbona umuryango, watumye, ni Kristo wenyine. Ntabwo dukwiye rero gusubira inyuma ngo turimbuke. Hano haravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko si jye uriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Nababwiye ngo kubabarira si ikintu cy'umuntu w'inyama n'amaraso, ni umutima urimo Imana, ni umutima w'ubumana. Imana iranshoboza. Abantu banyiciye narababuze impiri, ariko ndiho ndashima Imana. Nubwo wenda hari igihe umuntu yanyuze mu gihe cy'icuraburindi, aho warebaga ukabona utazongera kubona n'abantu, aho wabonaga utwana ukabona umwana, twana baraduhonda ku bikuta ukabibona n'amaso, ukabona Satani arakoresha abantu bakarepinga abantu bireba. Yewe ndashima Imana ko nari ndi muto icyo gihe, ahari wenda iyo mba ndi mukuru nanjye sinari bururokoke, ariko nshima Imana yandokoye. Nabo byabayeho ndagira ngo mbakomeze. Buriya Imana niyo yabarinze. Hari impamvu Imana yagusigaje, hari impamvu Imana yemeye kurokoka, nubwo waba warasigaye uri incike, ariko shima Imana kuriho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mubibaho byose muhore mushima Imana. None se twashima Imana mu byiza gusa? Ibigeragezo byaza ntituyishime? Ntabwo twamera gutyo. Umugore wa Yobu niwe wamubwiye, couple ya Yobu, uriya mugore yari afite ikibazo, aramubwira ngo ihakana Imana wipfire, ariko ntabwo ariko byari bikwiriye. Yobu akomera ku muremyi we, aramubwira ngo uruhu rwanjye nirumara kubora, nubwo ndwaye, nubwo nishimisha urujyo, uru ruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye nambaye umubiri. Aravuga ngo kandi nzayireba ubwanjye n'amaso yanjye. Aravuga ngo umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana ibaha umugisha. Rero ni byinshi twaganira. Reka nigisha abantu gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Usanga abantu benshi babaho badasaba imbabazi, ugasanga umuntu arabaho ari nyamwigendaho. Reka dusome muri Petero wa mbere bice 5:11. Haranditse ngo haranditse ngo mwicishe bugufi munsi y'ukuboko k'Uwiteka, Imana itugirire neza. Mwicishe bugufi. Abefeso 6:10 haravuga ngo ibisigaye mubane n'abantu bose amahoro, Imana itugirire neza. Ntushobora kwezwa hari abo mutabanye amahoro. Kubana n'abantu bose amahoro. Hano muri Yohana niho twagarutse, havuga ngo ni isengesho Yesu Kristo yasenze. Yaravuze ngo data ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo. Ntago yasabiye abo bari kumwe bonyine, ahubwo yasabiye nabo mu gihe kizakurikiraho. Imana itugirire neza. Imana ibaho umugisha. Reka nkubwire ngo tunga imbaraga z'umutima, kuko niho uzashobora kubabarira. Reka mbaho urugero. Hano Yosefu yarababariye, ababarira bene se bamugiriye nabi. Baramwishe bamujugunya mu mwobo bagira gute, ariko umugambi w'Imana urasohora ku buzima bwe, arabababarira. Ntago yigeze abitura ibibi bamukoreye. Imana idufashe. Yosefu yarababwiye ngo ntabwo ari mwebwe, Imana yabikoze kugira ngo ahari izatume nanjye ngirira umumaro abo mu muryango wanjye. Yosefu yabikoze kuko yari afite imbaraga z'umutima. Dawidi yarababariye. Usomye muri Samweli wa mbere bice 24 na Samweli wa mbere bice 26. Hari umugabo yari yamuzengereje. Bene Seru yabwira Dawidi ati amasezerano yawe arasohoye, mwice. Yarabonye umwanya wo kumwica no kwihorera, ariko Dawidi ati ntabwo namwica, nubwo Imana yari imumpaye. Narakijijwe, namenye Imana, ndamubabariye. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Hari igihe mu buzima umuntu ahura n'ibintu byinshi,
ugasanga umuntu arakugambaniye, umuntu arakwifuriza ibibi, ihidara nagufungishije byinshi. Ikintu Imana iri kugusaba, babarira uwo muntu kuko siwe, kandi si ngombwa kwaza kugusaba imbabazi. Wowe mubabarire, wikuremo icyo kintu kikuremereye. Imana idufashe. Buriya rero hari igihe abantu bareba abarokore bakababona nkaho nta bwenge, hari ibicucu, ariko siko bimeze. Imana itugirire neza. Hari abantu bakijijwe bataba mu moko, barahari. Muri abo bantu nanjye ndimo. Kuva aho namenyeye Yesu, kuva aho namwinjiriyemo, ntago genda umuhutu, ntago genda umututsi, ndi umwana w'Imana. Hari icyo Bibiliya ibivugaho, iravuga ngo ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ni kurerekanwa. Imana itugirire neza. Ngo ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ntabwo ushobora gusanganira umwami ugifite ibyo bibazo mu mutima wawe, ugifite izo nzangano. Imana itugirire neza. Ubundi Bibiliya iravuga ngo abera bo mw'isi nibo fura Imana yishimira. Ukijijwe niwe Imana yishimira. Ushaka kunesha icyaha, utagirira ishyari mugenzi we, utabeshya ngo yishe mu rusengero yibe. Genda tangara cyane iyo nitegereje mbona tudakora nk'iby'Imana idusaba. None se kusanga mu rusengero harimo abantu bangana, ugasanga abantu ntibavugana kandi bicaye mu rusengero. Nyamara Bibiliya iravuga mu Bagalatiya ngo dore imirimo ya kamere iragaragara: gusambana, kwiba, gusenga ibishushanyo n'ibindi byaha, kuroga, kwirema ibice, inzangano. Kandi Bibiliya ikavuga mu Bagalatiya nanone ibice 5 umurongo wa 19 22 hakavuga imbuto z'umwuka. Bakavuga imbuto z'umwuka ko ari urukundo, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza. Bakavuga ngo ibimeze gutyo nta mategeko abihana. Intego twari dufite rero iravuga ngo kubana n'abantu bose amahoro. Niba bishoboka mu ruhande rwanyu mubane n'abantu bose amahoro. Birakwiriye kubana n'abantu bose amahoro. N'abandi bakunanije bababarire, wikomereze gahunda zawe, wikererezwa n'umuntu. Ugasanga umuntu akerejwe n'amagambo ngo bamuvuze, ibyo se bigutwaye iki? Bihorere bavuge. Ariko hari nawe ugomba kubwira Satani uti ntabwo njyewe ndarura, sindi umwungu. Hari igihe ugomba kururira Satani, Satani akagutinya, Satani akabona ko uri umwana w'Imana, Satani akabona ko ujya mu ijuru. Haleluya. Akabona identite yawe yarahindutse. Umukirisito akwiye guhindura identite ye. Usanga kenshi abantu bagenda bakavuga ko bakijijwe, ariko imirimo bakora igahakana ko gakiza. Ntabwo ari byo bikwiriye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bene data mugira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Reka mbakangurire kugira umwete wo kwezwa, wo kwezwa. Erega uriya muntu nubwo umutindaho siwe, reba Satani muri we ubirengeho wikomereze. Imana iduhana umugisha. Tujya tugira ibiganiro by'isanamitima, abantu bakomerekejwe n'ibintu byinshi. Reka dusenge Imana, Imana ikomeze kwagura mu mutima, ikomeze kuguha kwezwa no kuba maso no kunesha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, dusengeye mwene data ukurikiye iri jambo, yaba umumama, yaba umukobwa, yaba umwana muto, yaba umusaza, yaba umusore. Turasenze kugira ngo umwuka wera w'Imana agire icyo akora mu bugingo, kandi ahindure ibyanze guhinduka. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mbasangize wenda nka nimero ya telefone mushobora guhamagaraho ni 0783 146 27. Wayihamagara tukagufasha uburyo wakwakira umwami Yesu. Iyo tubivuga gutya ntabwo tuba tuvuga ngo turagukuye mu idini ryawe, ntabwo ari ngombwa. Icyangombwa ni ukukizwa ukamenya umwami Yesu. Imana ibaho umugisha. Iyi ni ARABOHORA TV. Wifuza kuba wadutera inkunga ku kintu runaka, nimbivuga gutya ntimukumve ko ari ugusaba. Hari igihe umuntu aba afite umuhamagaro wo gukorera Imana,
ariko akaba atazi nk'icyo yakora. Imana izagushoboze. Dukenera ama microphone, dukenera ibikoresho, ama laptop n'ibindi. Icyo umwuka w'Imana yagushoboza gukora nicyo wakora, ukanadusengera. Niyo nkunga ikomeye kugira ngo Imana irusheho kongera abakizwa, igabanye abarimbuka. Imana ibaduhera umugisha. Turabakunda. Amen.